umva ushobora gupfusha umuntu ukamushyingura aho gupfusha abantu 5 abantu 10 abantu 20 abantu 30 batarwaye, abana, abasaza, ababyeyi, abasore, ukabapfusha umunsi umwe. Umwicanya agahitamo akica umwana umusekera, akica umwana umusaba imbabazi. Nk'abantu mwarahemutse, mwaraduhemukiye. Mwishe abantu babagiriye neza, mwishe abantu babahaye akazi, mwishe abantu babigishije, mwishe ababyeyi babashyingiye. Mama wanjye yabereye marene hafi abakobwa banyu bose. Data yubakiye amazu mwese. Uyu mwenda mubona nambaye uyu munsi ni umwenda mama wanjye yambaye nahawe Eucharistia mfite imyaka 7. Uyu mwenda wari warasahuwe n'abaturanyi njya kuwubaka, ntabwo ari usa nawo, niwo nambaye. Uyu mwenda mama yawambaraga ajya gushyingira abakobwa banyu. Mugatinyuka mugatema abantu batabatonganije ngo nuko ari abatutsi. Mugatinyuka mukatwambura ababyeyi, mugatinyuka mukambura abana ababyeyi, mukabakura mu maboko y'ababyeyi, mukica abagore batwite, mukica impinja, mukica abagabo babagaburiye. Mwarahemutse pe, mwaraduhemukiye pe. Mwahemukiye igihugu, mwahemukiye imiryango, mwaraduhemukiye pe. Abana bacu baraterura seke aho kuza gusura abasekuru n'abanyirakuru, barasura amatongo, baraterura abantu batigeze bamenya. Mwarahemutse. Imana izabacira urubakwiye kuko twe ntabwo dufite. Uwo mukecuru rero iryo joro yabonye ko baje kusaka mu nzu iwe, aranyirukana. Mu by'ukuri urakihisha, wihishana n'umubyeyi, urakihisha wihishana n'umuvandimwe. Aho nari nsigaye jyenyine, ntazi aho njya, ntazi icyo gukora, ntabasha kugenda, mbyimbye umutwe. Iryo josi bakubise, uyu munsi maze kubagwa 5. Ijosi ryanjye n'ibyuma, ni imisumari, nta disiki irimo nzima. Njyewe nari mfite imyaka 11 gusa jenoside itangira, nibwo nari nkiyuzuza. Nari umwana utangiye cyangwa se umukobwa utangiye kuba umwangavu, nigaga mu wa mbere segonderi mu by'Imana. Uyu munsi mubo dushyingura 558 hakaba harimo mama wanjye ubyara na papa wanjye, nkamushyingura abasaza banjye 3, kandi nkabashyingura mukuru wanjye wari ivanga na musaza wanjye abo nakurikiraga, basogokuru na nyogokuru, batante banjye bose, baonkle banjye bose. Kandi muri abo bose mvuze nkaba nari mpambanywe n'abantu 15, nkaba nari uwa 16 uvuye mu rugo rwo baduhambyemo. Ubundi ntibimenyerewe yuko abantu babiri batanga ubuhamya icyarimwe, ariko impamvu twabyifuje nuko ngiye nk'umwana w'imyaka 14 muri icyo gihe, ndetse na mutima wanganaga na musaza wanjye wa bucura, twarokokeye umunsi umwe. Interahamwe zadutereye igitondo kimwe, ndetse mbere yuko bagera ku muryango wanjye aho narindi, babanjije aho mutima yarari. Ndashaka kugira ngo mbanze mpe akanya mutima nawe abanza bibwire, hanyuma dukomeze tubabwira ayo mateka y'uwo munsi mubi tutazigera twibagirwa, kandi duha icyubahiro abacu. Murakoze. Njye nitwa Mutimukiye Estera, ariko benshi bakunda gukoresha izina rya Mutima. Muri jenoside nari ndi hafi kuzuza imyaka 9. Twari umuryango w'abantu 7 mu rugo iwacu. Nari mfite papa na mama, nkagira na basaza banjye 2,
n'abakuru banjye babiri. Abana twari 5 n'ababyeyi papa na mama. Mu dukingura uyu munsi rero harimo papa mbyara na mama, hakabamo n'abakuru banjye babiri na musaza wanjye umwe, undi yashoboye kurokoka, dusigaye turi babiri imfura mu muryango wacu. Ndumva ari ibyo. Harimo n'umuryango mugari wa data wacu twari duturanye. Nyogokuru wanjye yapfuye hagati muri jenoside n'abandi benshi mu muryango mugari wose urahanga tugiye kubakingura. Frida yakomeza. Aba bantu bose tugiye gushyingura baturuka mu miryango 3 itandukanye. Mu by'ukuri ntabwo ari ibisekuru 3. Umusaza witwaga Kanyoni n'umusaza witwaga Rugamba baje gutura ku musozi wa Nkinda mbere yuko twebwe tuvuka, tukaba twarabuzukuruza babo cyangwa se ubuvivi bwabo. Iyo miryango ikaba yaratuye ku gasozi kamwe, agasozi kari kazwi nk'agasozi gatuweho abatutsi benshi, kandi hakabaho n'umuryango wundi twafatanije gushyingura uyu munsi w'abantu bari bashyinguye hano kuri Ngwa. Ariko nge na Mutima twaturukaga muri iyo miryango 2 y'Abanyoni n'Abagamba. Rero uburyo twakuze, ababyeyi bacu babaniye aba bantu babishe neza, bababaniye neza. Sogokuru wanjye Munyabitare Etienne yari umwarimu hano mu kigo cy'Igatagara, ndetse na papa wa Mutima. Ababyeyi bacu batubyara baba mama, twebwe uyu munsi turi ababyeyi bafite abana, ariko ababyeyi bacu bateruwe n'abana bacu aho kugira ngo abana bacu baze gusura ba nyirakuru. Ababyeyi bacu babereye bamarena abantu benshi cyane, barimo yewe n'abakobwa b'abantu babivuganye. Sogokuru yigishije abantu benshi. Papa wanjye yari umucuruzi, umwe mu bacuruzi ba hano i Nyanza, wafashije abantu benshi, wafashije ikipe ya Rayon Sport ndetse atangiza n'ikipe ya Rayon Sport y'ingimbi hano muri kano karere. Ari we wenyine uyisponsoringa, ari we wenyine utanga amafaranga akanabiyigishiriza mu gihe cya weekend yaje muri weekend kureba umuryango. Papa wanjye na mama wanjye bakundaga abantu. Muri iwacu hazaga abantu bose, ntabwo ababyeyi bacu bigeze batwigisha amacakubiri n'umunsi n'umwe. Iby'abahutu n'abatutsi twabyigiye mu ishuri dutangiye ishuri. Rero ubwicanyi butangira ahangaha, aka karere ka Gatagara cyangwa se aka karere ka Nyanza, mu by'ukuri abicanyi bihaye umwanya uhagije wose ushoboka. Impamvu yari uko mu by'ukuri twari kure cyane yaho inkotanyi zatangiriye kutugeraho, byaragoye cyane. Rero bihaye amezi yose ashoboka kugira ngo batwice, badutsembatsembe, batwice urubozo uko babishakaga. Nubwo bwose uwo mugambi utigeze ugerwaho, kuko uyu munsi ndahagaze, uyu munsi Mutima arahagaze, ndetse n'abandi twarokokanye hano. Ubwa mbere rero twabanje kujya twihisha mu mashyamba, tukabona abantu baturuka za Gikongoro, baturuka za Kibuye baza bahungira muri kano karere. Tukajya tunibaza ngo ese twebwe nibitugeraho tuzahungira hehe, ko abantu b'ince zose baza bahungira iwacu. Tukabona abantu baturuka ahantu hose hatandukanye. Mama akadufata, nge nari umwana wa kabiri nakurikiraga impanga nk'uko nabivuze, tukagenda tukarara mu ishyamba. Mama wanjye aratubwira ngo twambare imyenda myinshi isohoka yose, kuko tutazi uburyo cyangwa se igihe tuzigera tubashiriza kugarukira mu rugo. Iwacu rero hari harahungiye abantu batandukanye, barimo n'inshuti ya mama, inshuti ye magara, azana kuhasiga abana be 2, umwana w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 5 yabasigiye mama. Tukajya twirukanka mu mashyamba, tukarara mu mashyamba. Ku manywa tukaza mu rugo, nijoro tukarara mu ishyamba riri hafi y'iwacu. Hanyuma rero umunsi umwe
papa aza kuza yirukanka avuye i Nyanza. Papa yari yajyanye n'undi mugabo w'inshuti ye witwaga Placide, bishe mbere na mbere. Papa aravuga ngo ntabwo ashaka gupfa afite urushoke, mu by'ukuri yashaka kujya kwiyogoshesha. Ajya i Nyanza, agarutse agaruka yirukanka avuga ngo muhunge turashize. Mama yari yamaze kutugabanyamo ibice, njye njyana na mukuru wanjye ufite iyo myaka 16, atwohereza ku muturanyi wacu witwaga Esiri, na mubyara wanjye witwaga Valeri wari warahungiye iwacu nawe. Tugeze kwa Esiri abanza kutwirukana, ariko njye nanga ko hava, mbwira na mukuru wanjye ntabwo uri bugende, turarara hano, mama niko yadutegetse. Mama ubwo yajyanye basaza banjye 3 nabo bana 2 b'umushuti we yari afite, hanyuma twe turara aho ngaho. Bukeye bwaho rero nibwo abatutsi bose ba muri kano karere twese twirukanse tujya ahantu bitaga ku rutare rwa Ruganzu. Mu by'ukuri twari abantu b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abasore, abana batoya, abamama batwite, abana abakobwa b'abangavu, twese turirukanka, ariko mu by'ukuri nuko tutari dufite ahantu tujya. Twahagaze kuri urwo rutare turimo tugira ngo turebe ahantu abicanyi baturuka, ariko ntabwo twari tuzi yuko batuzungurutse. Twarebaga uruhande rumwe gusa. Umusaza wanjye wabucura w'imyaka 9 niwe wavuze ati ngabariya baraje. Badutera baza bavuza amafirimbi, bavuza induru, bafite amahiri, bafite ibiti, bafite amacumu, baza baririmba ngo badutsembatsembe babatsembatsembe. Mu kutugeraho rero twese twarirukanze turatatana, abenshi bapfira aho ngaho, ariko njye uwo munsi ndokokana na nyogokuru wanjye na batante banjye 2 na mukuru wanjye, tuza kugerangiza nimugoroba tugiye kwihisha ku muturanyi. Umutima icyo gihe nawe arababwira aho yarari. Icyo gihe ba Frida bajya ku rutare, twebwe ntabwo ariho twagiye, twaje twirukankira hano i Gatagara. Ntabwo twabwiye iwacu, ni hakurya gatoya nk'iminota 20 cyangwa 25 uvuye hano. Umuntu yumvaga ko ubuhungiro ari hano mu kiliziya. Nibwo ko twamanutse twirukanka. Icyo gihe umuntu yari ataramenya uburemere bifite. Njye numvaga nabonaga ari byiza kwirukanka ukabona na mama wari kwirukanka. Ntabwo nawe bwabone uko ibintu bikomeye. Turaza tujya hano i Gatagara, twari tukiri kumwe na papa. Tuhageze dusanga nyine ku kiliziya hariho abantu benshi, ariko tumara nk'iminsi nk'ibiri tugendagenda. Twari dufite bene wacu batuye hano i Gatagara, tukararayo. Rimwe papa aravuga ati rero ibi tuzabivamo, reka ntahe ngende ndebe inzira dushobora guca tugasubira iwacu, n'ubundi hose ni hahandi kigaragara cyo tuzapfa. Papa yaramanutse aca inzira y'ahantu bita ku Mubanga. Turamutegereza ahantu mu ishyamba rya Gatagara riba hariya hirya gato ya kiliziya. Dutegereje ko agaruka akatubwira aho tunyura. Turamutegereza, dutangira kugoroba, dutangira kumva amakuru ko papa yapfuye. Ababibonye bambwira ko yageze ahantu bita mu Ikatiro, ahura n'umumama witwa Mama Diane cyangwa se Nyiramana. Ngo mu gihe bari kuganira babona igitero giturutse hariya. Turamubonye, Udoviko twari twaramubuze, akagombye kuba yaragiye mu ba mbere. Barangije uwo Mama Diane yari atwite, papa ngo akajya amubwira ati genda bansigane jyenyine. Nawe ati ntabwo ngusiga. Baramwegera bamubwira ati wowe komeza ugende, uwo twashaka twamubonye. Bambwira ko bahise bavuza ifirimbe baza ari benshi, bamucocagurira aho ngaho, barambika mu muringoti, barenzaho agataka. Bambwira ko atahise ashiramo umwuka, yagumye guhirita, ariko kubera kubura ubutabazi yaje gupfa. Ubwo twe twari tukiri Gatagara,
babitubwira mama akavuga ati ntabwo bishoboka ashaka kujya kureba aho yaguye ariko turamubwira ati nawe tutakubura. Icyo gihe nari ndi kumwe na mama yahoraga afashe mu kaboko na mukuru wanjye witwaga Makeba. Umusaza wanjye nakurikiraga witwaga Herve cyangwa se Madunu ntabwo twari turi kumwe nawe na Majori yashatse guhunga wakurikiraga Eric babazi. Abona nyogokuru wacu asigaye wenyine aravuga ati ntago musiga. Ubwo bo bari ku musozi aho twari dutuye twari dusigaye turi batatu. Bakajya baza bakatubwira ngo Majori yarapfuye, bakatwereka n'amapantaro ngo Madunu yari yambaye ngo yarapfuye. Mama akavuga ati ntago bishoboka, ntago bana banjye bapfuye ndi kubyumvamo. Turagenda dukomeza kuba aho ngaho Gatagara, ntago njya amenya guprecise iminsi ngo twamaze iminsi ngahe. Ariko igihe cyarageze batangira kuvuga ko abagore n'abana b'abakobwa bababariye dusubira turataha. Frida nawe yatubwira. Mu gihe ba Mutima bari Gatagara, twe twaje guhishwa n'umukecuru witwaga Kirota wakoreraga iwacu n'umuhungu we, ariko ntitwaharara iryo joro kubera ko hari hegereye iwacu. Barimo barahasenya iwacu, barimo barasenya, barimo barasahura. Noneho mu gusahura uwo mukecuru aravuga ngo nimugende, nimutagenda barabasanga hano mbatange. Hanyuma tujya munsi y'urugo rwe, ariko munsi y'urugo rwe hari bariyeri neza. Mu by'ukuri agasozi kacu bari barakazungurukije bariyeri, buri metero 100 hari bariyeri. Abantu bazi agasozi ka Nkinda ariko twari dutuyeho, hari bariyeri ahantu hitwaga mu Ikatiro, hari bariyeri ahantu hitwaga kuri Progrès, hari bariyeri ahantu hitwaga Munyamazi, hari bariyeri ahantu hitwaga muri Busogwe, hari bariyeri ahantu hitwaga ku Mubanga. Ahantu hose bari baratuzungurukije bariyeri. Noneho mu kujya inyuma y'urwo rugo rw'uwo mukecuru tukajya twumva barimo barabaga inka hepfo yacu, barimo barafata abakobwa ku ngufu. Mama waravuga ati aha ntabwo turi buhagume. We ahita agenda ajya ku bandi baturanye aho bagiye kumuhisha. Noneho uwo muhungu uwo mukecuru Kirota we aravuga ati ngiye gushaka, ati bamaze kumenya ko muri hano, ngiye gushaka uko nabimura nkabajyana ahandi. Ubwo hari mu ijoro aragenda avugisha umusaza witwa Simoni, aramubwira ati mbabarira ubu bagumanye niyo ryaba ijoro rimwe, ejo nzashaka aho bajya. Uwo musaza nawe twaduturanye, nuko baratuzamura. Mu by'ukuri jenoside ijoro wabaga wifuza ko yaba ari amanywa ukifuza ko yaba ari ijoro. Nk'ubwo twavuye n'akagendo gato cyane kuva ku mukecuru Kirota ujya kuri uwo musaza Simoni, ariko kuri jyewe numvaga ari urugendo rurerure cyane. Nyogokuru wanjye akaba yari afite abana babyara banjye ba mukuru wa papa, bari baravuye i Kigali, bari bafite imyaka 4 n'5. Umwe yitwaga Uwera, undi yitwa Claire. Uwera akakomeza arira cyane, ndashaka amata, ndashonje. Kandi dushaka kugira ngo twimuke tubaho ahantu hamwe tujye mu kindi gihuru kugira ngo Simoni aze kubona uko atwinjiza mu nzu. Twageze amahirwe tugera munsi y'urugo kwa Simoni, batatubonye. Nuko Simoni atwinjiza mu nzu. Yari afite akazu gato cyane, noneho adushyira munsi y'urutara. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu uryama ku rutara, hejuru hariho ibishara yiyorosa umusambi. Nuko twinjira muri urwo rutara, munsi y'urwo rutara tujyamo. Ngewe narwaraga bronchite cyane, ariko ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gufunga inkorora ukayifunga ibyumweru udakoroye kandi urwaye. Uwo musaza umugore we yari yaragiye iwabo, noneho adushyira muri iyo nzu, akajya asiga acanyemo imbagara kugira ngo bagire ngo umugore we arahari. Akagenda akajya kuri bariyeri kugira ngo yumve amakuru, akagaruka nimugoroba. Twiriwe muri iyo nzu, ntitutemerewe kujya muri toilette, tutemerewe kwitsamura, tutemerewe gukorora, kandi turimo turi abantu 9 munsi y'icyo gitanda. Umusaza wanjye nawe mama aza kumuhamwohereza abasaza banjye aza kubazana. Umugabo wari ubahisha arabazana,
ubwo tubaye abantu 12 munsi y'ako gatanda. Musaza wanjye mukuru aza kurwariramo malariya, umuriro uramurenga, tudafite ikintu cyo gukora, tudafite uko tubigenza, nta miti dufite, ariko ukarwara ukikiza. Tumaramo iminsi aho ngaho, ntabwo nzi mu by'ukurikiye twahamaze, ariko ngiye kumukuvamo navuyemo ntabona, narahumye kubera ko twabaga mu mwijima icyo gihe cyose. Bakandondata nimugoroba iyo yatahaga avuye kuri bariyeri nibwo yatujyanaga kuri toilette bakagenda bandondase. Nkamubaza nti se mama aracyariho? Ati aracyariho ariko ntabwo uri bumubone. Ese papa aracyariho? Ati hoya, ati numvise ko bamaze kumwica. Ese sogokuru wanjye aracyariho? Ati sogokuru wawe banze kumwica bamujyana kuri bariyeri buri munsi, yahagera bakamwanga. Sogokuru wanjye abantu bamuzi, yari inshuti yanjye cyane kandi yari inshuti y'abantu benshi cyane. Yari umusaza ugira urukundo rwinshi kandi ugira igikundiro. Bamujyanaga kuri bariyeri n'abicanyi ubwabo bakamureba, bakamusunika, bamuciyeho ikote yari yambaye, ariko bose bakagira ubwoba bwo kumutema cyangwa ngo bamukubite, ngo bakamubwira ngo nasubireyo. Yari afite Bibiliya kuva bitangira kugera birangira, bamutwara uko bamutwaye buri gihe akagenda yishyize hejuru. Yari umuntu w'umukristo cyane. Noneho bigeze aho ngo baramubwira ngo agende yicare mu rugo iwe. Ubwo bari barashenye igice cy'urugo rw'iwabo rwo kwa sogokuru, ngo ntihazagire umuntu umugaburira, ntihazagire umuha amazi, bazamureke apfe yishwe n'inyota n'inzara bamaze kwica abe bose. Naho ngaho rero twamaze icyo gihe. Noneho baza gutanga itangazo ry'ibinyoma abenshi muzi, ryasohotse ngira ngo ukwezi kwa 4 kurangira cyangwa se kwa 5 gutangira, bavuga yuko abagore n'abakobwa ngo batazabica, ngo bashobora gusubira mu mago yabo. Ariko mu by'ukuri kwari kugira ngo tugaruke nsanzwe ntanga ubuhamya inshuro nyinshi, ariko ibi biratandukanye kuko ndimo guherekeza abanjye. Hanyuma rero turagenda dusubira imuhira. Ubwo Simoni yaravuze ati bavuze ngo nimutagenda nanjye baranyica. Turashogoshera turagenda duca iwacu, kuko yari atuye haruguru y'iwacu neza. Iwacu ndahabona ko habaye amatongo. Mbwira mukecuru, mbwira gramere wanjye, nambwira ntiwambabariye nkajyamo wenda ko nanatora ifoto, ntiwambabariye nkajyamo wenda ko wasanga papa ariho ari. Ati hoya nturi buhagarare tugende. Turagenda tujya kwa sogokuru wanjye. Tuhageze dusanga sogokuru yicaye mu rugo hagati, afite ya Bibiliya, inzu bayimusenyeyeho. Njye nahise musimbukira ndamuhobera, ndambwira nari nzi ko wapfuye. Ati nanjye nari nzi ko mwapfuye. Twese turamuhobera. Bukeye bwaho mama wanjye nawe araza n'abasaza banjye n'ababana 2 yari afite, nababwiye b'inshuti ye. Mama ahita afata basaza banjye bose abambika amakanzu, kuko bavugaga ngo abakobwa n'abagore ntibazabica. Noneho tumara iminsi aho ngaho, umutima nawe babwira ukuntu yagarutse naho we yari ari. Ubwo twaragarutse tuva hano i Gatagara, ndi kumwe na mama na mukuru wanjye nakurikiraga bwa kabiri. Turazamuka ko bari bavuze ko batanze amahoro. Turagenda rwose duca mu nzira isanzwe, bakavuga ati se n'aba ngaba bari bakiriho. Turagenda duca kwa sogokuru wa Frida, dusanga yicaye muri salo afite Bibiliya. Aratubwira ati si mwe mwari mwaragiye he? Tumusobanurira ko byagenze. Mama niwe mubwira. Aratubwira ati numvise ko iwanyu abantu be bose bateraniye kwa sogokuru wanjye witwaga Alexis, Mutorana Alexis. Ati ubwo ngubwo mugende murasangayo, tubabona baduhaye agahenge.
amusobanurira amakuru yo kuri uwo musozi, kurumva ko twari tumaze iminsi tudahari. Turazamuka tukigera kwa sogokuru bacu bari barahasenye, twari dufite ukuntu duturanye turi benshi. Sogokuru yari afite abana 12, abenshi muri bo bari abahungu bari bamuzengurutse, twari dutuye ahantu hamwe. Tuhageze kwa sogokuru dusanga abana benshi n'ababyeyi b'abamama bagihari. Turishima, turahoberana, dusangana mukuru wanjye Majori aracyahari na Madunu ntacyo babaye. Twicara badusobanurira uko byagenze. Nyogokuru wanjye yarakiriho ariko arwaye, ameze nabi. Nabyita ko yararwaye agahinda, kuko bazanaga abahungu be bakabica iruhande rwe kugira ngo abo babyeyi nabo n'abana batwicishe nk'agahinda, niko nabyita. Tubaho ngaho igihe, hashize igihe baza kudushorera ngo batujyane kwica. Hari umuryango hirya y'iwacu gatoya ahantu hitwa Nyakabuye, hari abahungu. Uwo mugabo yitwaga Bruno, ntekereza ko yari atakiriho, ariko yari afite abahungu bicaga cyane. Baravuga ngo nibo badushyiriye kuri bariyeri yari iri aho ngaho i Nyakabuye. Baradushorera, baduhuza n'umuryango wo kwa Bafrida. Urumva Bafrida bari kwa sogokuru wabo, natwe turi kwa sogokuru wacu, ariko twari duturanye ntekereza ko nta na metero zingahe ziri, ntabwo hari kure. Baradushorera, turagenda tujya ku gasantere kari gahari bita kuri Progrès, turi benshi. Uri mubyeyi afite umwana we, ugasanga ufite benshi, kamwe gafite ibitenge kandi gafite mu ntoki. Byari ibintu bibabaje. Tugenda dusenga tuvuga ishapure, sogokuru Frida agenda dutera amasengesho. Turagenda batwicaza kuri Progrès. Frida aho nawe twari turi kumwe yakomeza. Mbere yuko badutwara kuri Progrès, kuri bariyeri, papa nawe yari yarayaje. Mu by'ukuri buri mwana wese w'umukobwa abona papa we nk'umuntu ukomeye cyane, kandi ufite imbaraga, kandi wakubita abantu bose, kandi ukize muri byose. Papa wanjye icyo gihe agaruka, rwa rushoke yavugaga ngo yagiye kwiyogoshesha mbere yuko bamwica, yaje afite imisatsi myinshi, aza afite ubwanwa bwinshi, aza yarananutse cyane, aza yambaye ikabutura, mbega utashobora kumenya ko yari papa. Aje aca hejuru y'inzu, tumubonye tuvuze induru, aravuga ati nimuceceke ni jyewe ndacyariho. Aramanuka araturamutsa, ariko aratubwira ngo ntabwo ari bugumane natwe, kuko bazi yuko yapfuye, ngo abantu bose bazi ko yapfuye, ntashaka kwiyerekana. Iyo minsi yose rero twari aho ngaho, we yagumye hejuru y'inzu yihishe, akingirijwe n'insina n'amakoma. Amara icyo cyumweru cyose aho, ku buryo baje kudutwara batujyana, we asigara aho ngaho. Batujyana baduhuza na ba Mutima, sogokuru wanjye, kuko niko yari ameze. Yagiye nagatera amasengesho, afite na ya Bibiliya nababwiye ayifite hejuru. Tugeze kuri ya bariyeri, interahamwe nyinshi tutazi ahantu ziturutse, zambaye amakoma, zivuza induru, zivuza amafirimbi, ziratuzunguruka. Batugenda badusunika. Mu by'ukuri twari nk'abantu barenga nk'ijana, abagore, abana. Muzehe sogokuru wanjye niwe wari umugabo urimo. Noneho tugeze hagati, za nterahamwe ziriruka zijya kwica ahandi hantu. Baduha akana kiganaga nanjye k'imyaka 14, gafite umuhoro n'ubuhiri, ngo kadushorere. Mwibaze namwe ibyo bintu, akana k'interahamwe k'imyaka 14 gushorera abantu barenga ijana, ntihagire n'umuntu uhindukira ngo be yakambura n'uwo muhoro. Karadushorera. Nanone turongera duhora n'ikindi gitero. Tuhageze dusanga izo nterahamwe, abahungu ba Bruno ntibahari kuri iyo bariyeri. Baravuga ngo kuko badahari, bakaba batari bufate icyemezo ngo nidusubireyo. Dusubiyeyo, ubwo hari mu Maninda kuri bariyeri yaho. Dusubiyeyo nanone tugeze kuri Progrès, barongera baradutangira, batwicaza hasi. Tujya tuvuga kenshi uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu bwicanyi.
ariko tukibagirwa rimwe na rimwe uruhare rwa kiliziya y'abadivantiste kandi imiryango yacu twebwe yamazwe n'abadivantiste. Ubwo uwo munsi hari harimo umumama umwe wari ufite Bibiliya, nyamara interahamwe imwe muri bo yari isanzwe ari umudivantiste kandi w'umuyobozi muri urwo rusengero, araza atera inkota muri iyo Bibiliya. Baratwicaza baratubwira ngo nituzane amafaranga ngo badutwike. Muri aka karere kuraswa cyangwa se guterwa grenade warabyishyuriraga, kuko mwibuke ko umututsi yari inzoka, umututsi yari inyenzi. Mu by'ukuri ngo nta nubwo twari dukwiriye isasu, nta kintu twari dufite, twari tumaze iyo minsi yose tutarya. Nyogokuru yanagerageza guteka bakaza bakabimena atekeye ku rujyo, bakaza bakabimena cyangwa se bagategereza bihiye bakaza bakabitwara, tukanywa amazi y'ibiziba yari ari mu rugo mu kibumbiro cy'inka, nicyo byari bidutunze. Muzehe aravuga ati nta mafaranga dufite, murabizi ko mwatwambuye ibintu byose, murabona amafaranga ya grenade twayakurahe. Baduha interahamwe yitwaga Rwamudanga yakoreraga iwacu ngo iturinde, ngo dutegereze abantu bavuye kwica kwa Rora ngo baze babe ari bo batwica, ngo wenda barayifite, ngo babe ari badutwikisha, ngo bo barananiwe. Twicara aho umwanya munini nta muntu unyeganyega, bigeze aho haza interahamwe iravuga ngo nimubareke bagende n'ubundi ntaho bazaducikira. Turongera dusubira imuhira. Uwo munsi rero dusubiye imuhira nibwo muzehe yatwicaze twese adutegeka ko nta muntu uzongera guhunga kandi nta muntu uzongera kwihisha, twese tuguma hamwe. Ubwo hari kuwa gatatu, hasigaye iminsi mikeya kugira ngo baze kutwica. Twasubiye imuhira duhura n'umukecuru witwaga Roza amaze kwiba imyenda ya nyogokuru wanjye. Noneho umukecuru amubwira ati koko nawe Roza, nawe uraje kudusahura koko? Ahita avuga ngo reka nzana n'abatwike, munzanire esanse mbatwike. Hahita haza iyindi nterahamwe yitwaga, ntabwo nibuka izina rye, ariko umugabo wicaga cyane w'umudivantiste, nawe araza aravuga ngo agiye kudutwika, ariko babura esanse. Hanyuma uwo munsi ba Mutima baguma haruguru, natwe tujya hepfo. Bari baratubitsemo ubwoba. Mu by'ukuri iyo twatandukanaga gutyo bakajya mu rugo, natwe tukamanuka hepfo, nta n'uwabashaga gukominikana mugenzi we. Ubwo twahitaga tuguma mu nzu, nabo bakaguma mu nzu. Ubwo twahageze kuwa gatatu, papa arabimenya ko twagarutse batatwishe, aramanuka, turabimubwira uko bigenze, aravuga ati n'ubundi bari bugaruke. Nawe arahaguma, twese turahaguma. Muzehe akomeza kudusengesha, turongera turaharara umunsi wa kane no kuwa gatanu. Kuwa gatanu rero nibwo haje umwana wari muri ya kipe nababwiye papa yari yaratangije ya Rayon Sport, witwaga Dagari, wakinanaga na musaza wanjye. Aratubwira ati ndabumvise bamaze gukora inama none ahangaha, bavuze ko mu gitondo cya kare bari buze kubamara, ni muhunge. Muzehe aratwegeranya twese, twari tumaze kuba abantu 18 ubwo mu rugo, babatante banjye nababwiye, babyara banjye, mubyara wa mama wari uhari n'inshuti ya mama, ndetse n'abana mvukana nabo na sogokuru na nyogokuru. Muzehe aratwegeranya twese aravuga ati nababwiye ko nta muntu uzongera guhunga, ko tugomba kuguma hamwe tugapfira hamwe, n'uzaza kudushingura. Dore nibi yavugaga ati n'uzaza kudushingura azadusange hamwe adushingure. Yegeranya njyewe n'abasaza banjye n'ababyara banjye, mu by'ukuri twari abana batoye. Aratwicaza abwira ba mama kugenda, aratubwira ati maze rero ejo mu gitondo nibagira hano muzapfa ikigabo, ntihazagira urira, ntihazagira utaka, kandi tugiye kujya mu ijuru. Bashobora kwica umubiri wacu gusa, ariko roho zacu ntabwo bashobora kuzigeraho. Aratwinjiza tujyana mu nzu, arongera aradusengesha, agarura ba mama mu nzu, turasengana twese hamwe. Arongera aratwibutsa ati mwumvise ibyo nababwiye, ntihagire uhunga, ntihagire urira, ntihagire utaka, nta mbabazi babafitiye, kandi mwibuke ko ari umubiri gusa, tugiye mu ijuru. Ubwo rero mu gitondo cya kare nibwo baduteye. Ntabwo twatewe n'abantu bakure, twatewe n'interahamwe z'ahangaha z'Imunyamazi, zo mu Ikatiro,
z'inkinda, abantu duturanye iwacu bubakiye amazu, iwacu bagiriye neza, abantu tuzi neza, interahamwe zirimo ba Gatoya, interahamwe zirimo ba Gakuba, interahamwe zirimo ba Kimonyo, interahamwe zirimo abantu benshi bose bari baturutse hariya. Ubwo munsi wari kuwa gatandatu, mwibuke ko nabibabwiye yuko iwacu bishwe n'abadive bareka kujya gusenga, kandi ubusanzwe niyo wajyaga ku iduka ryabo ari kuwa gatanu nijoro ntacyo bashobora kuguha. iyo iwanyu babaga gutumye ikintu icyo ari cyo cyose bakubwira ko isabato yatangiye, ariko baza kwica abantu mbere yuko bajya gusenga. Bahereye rero kwa Mutima nababwira uko bagenje. Frida arakoze. Iryo joro twe twararyamye bamaze kutujyana ya nzira y'umusaraba twakoze, gusogokura Frida afite Bibiliya, twaragarutse tumara nk'iminsi nk'ibiri, turaryama bisanzwe. Iyo nzu twari turimo turi abantu benshi, ntekereza ko ntabwo ngiye mfite imibare exact, ariko ntekereza ko twari nko muri 50. Turyamye kwa sogokuru, abana twaryamaga muri salo, ababyeyi bakajya mu byumba, ariko birumvikana ntabwo twasinziraga. Abantu bakuru bahoraga bavuga bati baraje, ariko kubera ubwoba cyangwa se abantu bari bamaze gupfa imbere mu mitima, ntabwo twajyaga kwihisha, kandi twari dufite amakuru ko bazagaruka bakadutwara. Icyo gitondo sinzakibagirwa, ntabwo cyari kimeze nk'ibindi. Hari mu gitondo cya kare, njye nibwira ko hari hagati ya 10 na 11. Ntabwo habonaga neza, ntabwo washobora kureba umuntu ngo ube wamumenya. Bakwita inzugi, batubwira ngo nidukingure. Wacu kwa sogokuru bareraga umwana, data wacu wari umupadiri witwa Kanyoni, yari yaradopse, amwita n'izina rye, yitwaga Boni. Baramubwira ngo nawe ari ufungura. Yari yaramutoye, bavuga ko ashobora kuba we ari umuhutu bashobora gufungura bakatugira nk'imwe simbizi. Boni arafungura, baradusohora twese hanze, ababyeyi bafite ubwoba, abana natwe dufite ubwoba. Byari navugaga mbere ko twari tutarabona ibyo ari byo, ariko icyo gihe twari twamaze gusobanukirwa. Mama wanjye afata akaboko, nibuka ko na musaza wanjye twakurikiranaga yari afite umwana wo kwa data wacu bakundanaga, nibuka ko bari baturi imbere bafatanya amaboko. Hari kare badushyira imbere, batujyana ahantu hitwa kwa Francisco, baradushorera. Ntabwo nasobanurira ubwoba bwari buri aho hantu, abantu bose batitira. Badushyira mu kayira, baratuzenguruka, turagenda. Nta n'uwagize n'akenge ngo abe yasohokamo yirukanke, kereka abana bo kwa papa uvukana sogokuru witwa Kavutse. Bari abashyitsi, Olivier na Claudette bari bahari, ngira ngo nibo basohotse muri uwo murongo bari badushoreye. Turagenda, hari aka distance gato, nta n'iminota 3 twahagenze. Tuhageze dusanga batangiye kwica abo muri uwo muryango kwa Francisco. Babakubitaga, bari bafite imipanga, bari bafite impiri, noneho uhageze bahita bakubita. Ndibuka twana tuto twari turimo, akajya bavuga ngo muratuziza iki. Utangira kubahondagura, ubona ifite ubwoba bwinshi cyane. Mama akamfata akankomeza ati dupe kigabo. Twagendaga dusenga, tuhageze baravuga bati
babona ubwinshi bwacu batekereza ko nyine hashobora kuvamo benshi bakiruka, batwinjiza mu nzu imwe, noneho bakajya bagenda basunika umwe umwe. Kujya ku muryango byasabaga imbaraga nyinshi z'umutima, kubona urupfu rukwegereye. Birumvikana buri wese yabaga yisunika ashaka kujya inyuma. Mama kuko yari ari mu mama ntekereza abakuru bari bari aho ngaho, aguma afashe akaboko, ariko ubwo abari imbere hari ikibuga imbere yacu, natwe turi mu nzu, abari imbere batangiye kubita impiri n'imipanga, ariko mama yarakimfashe akaboko, numvaga ntacyo naba ndi kumwe nawe. Baramusunika, bamusunitse, mukuru wanjye ahita amfata arasigarana, mama ajya imbere muri icyo kibuga bari bari kwiciramo. Atangira kumutehaniraho, atangira kumukubita impiri, yikubita hasi. Amaze kwikubita hasi, sinzi ukuntu numvise mbahaye, narirwa kuguma aho hantu, sohokamo nirukanka. Nirutse aho nciye hose nkasanga badutangiriye, bari bahazengurutse. Niruka ndira cyane, njya hirya nabwo nsanga bantangiriye. Umuntu umwanuruka imbere, ariko maze kugera hirya gato y'aho bari kwicara abandi. Umuntu umwanuruka imbere ankubita ubuhiri ku munwa, undi ankubita ubuhiri mu mutwe. Nta kindi nongeye kumva, nahise nta ubwenge, njyama aho ngaho. Haciye akanya sinamenya kubara ngo ni minota ingahe, gusa naje gukanguka mbona bagikomeza kwica abantu. Ndavuga nine nyeganyega, baragaruka bandangize. Hari induru iteye ubwoba abantu, abana birumvikana nibo bari benshi bataka. Babona abana twanganaga, bari munsi yanjye. Nafashe umwanya ndabyitegereza, nari nambaye umupira, ntabwo babonaga ko ndi kubona, kandi bari busy, bari mu kazi. Ndabibona basohora bakuru banjye, basohora musaza wanjye nakurikiraga wangaranga na Frida. Tangira kumutema, akajya afata mu mutwe, ashyira mu mutwe intoki, azo bakazitema. Barakomeza. Ibyo bintu byafashe umwanya munini cyane. Nafashe umwanya wo kubireba, biza kugera aho hatangiye gucya, haza silence, abantu bose baceceka. Batangira noneho gushaka aho batujugunya, ntabwo nabyita kudushyingura cyangwa se kuhamba abantu. Babanza toilette imwe, kuko izo ngo ebyiri yari umusaza n'umukobwa we wari utuye iruhande rwe. Toilette yo ku mukobwa we irabanza iruzura, ndabibona bakurura, bafataga akaguru, igihimba kigenda bagikurura hasi. Ariko abenshi muri abo bantu twari turi kumwe ntago bari bapfuye ngo barangire, wumvaga bahirita. Ushobora gusanga benshi muri bo bari bameze nk'uko kwanjye. Baragenda babajugunya mu matoilette. Njyewe rero basa nk'abanyibagirwa.
bameze nk'abagiye kugenda baravuga ati dore uriya mwaka yatumwibagiweho Cardoviko. Baraza umwe afata akaguru nyine arankurura anjyana muri toilette yo hirya harimo akagenda mu minota 2 wenda, aragenda andenza hejuru y'abandi muri toilette. Ntekereza ko uyu mwanya ndi kubavugisha ari uko nagize amahirwe yo kujya hejuru yabo bose. Ya toilette barayifata barayisenya bayidukubitiraho, yari amatafari ya manini ya rukarakara. Ngizemo nsangamo umumama witwaga Epifania, yari umugore wa data wacu, yikanga ko ndi umwana we. Arampamagara ati wiba turacyariho? Namubwira nti ntabwo ndi wiba wambege umutima. Ati namba n'abandi bapfuye, ati ariko twebwe turapfa nabi. Ubwo abantu twari twuzuye turi hejuru rwose, ariko amajwi yari arimo, niyo mpamvu mbabwira ko abenshi muri bo bagiye bicwa no kubura uko basohokamo. Niyo gaze yari muri toilette, harimo yari toilette yajyagamo imyanda, harimo inyo, harimo iki byose, kumva abana hasi bakivuga munsi yacu, nta kintu umuntu yashobora kubakorera. Bavuga ati buri wese yabagahamagara mama we. Abamama w'abantu bari abantu bakomeye, umwana yari kumwe na mama we yumva akomeye. Noneho akomeza arambwira ati ese turavamo hano gute? Turaceceka hamara akanya gatoya, ariko nimba hari ikintu najya nibagirwa muri ubu buzima ni amajwi yari ari muri iyo toilette y'abantu bari kurangiza ubuzima, nta kintu babakorera. Nubwo nanjye nta cyizere nari mfite cy'uko ndi buvemo cyangwa se ndi bubeho. Abantu bacu bapfanye agahinda. Nuko mu gihe turi kuganira n'uwo mumama, b'abana kwa data wacu Olivier, yari yitwa Ruveho wenda ku sino twamwitaga, yumva abantu bavuga, arahamagara ati Dona. Yarazi ko ari undi mukuru wacu kandi utacu buri wese yumvaga ijwi ryo ashaka kumva. Arahamagara ati turamubwira ngo ntabwo ari we, ati Epifania na Mutima. Noneho Epifania arambwira ati rero gerageza udukureho itafari niyo havaho rimwe, noneho natwe turavamo. Aramufasha barikuraho. Noneho mbanza gusohokamo, aravuga ati banza wowe niwe ushobora gukwirwamo ahangaha. Ankuramo mpagara ku ruhande, noneho nanjye gerageza kumufasha. Mu gihe tutarashaka gukuramo Epifania, twumva igitero giye. Hanyuma tujya kwihisha mu masaka, ariko ubwo abo bantu bari kwica mu muryango wacu bari babanjijeho, baturangije bahise bajya mu muryango wo kwa Frida. Na Frida nawe yakomeza akatubwira uko byari bimeze iwabo. Bamaze kwica iwabo wa Mutima, bamanutse iwacu, ariko mbere yuko bamanuka twumvisa ba Mutima bavuza induru, abana bamwe barira, twumva ayo majwi. Ko twaraye mu nzu yo hirya aho basogokuru bari duhita twese, aho kugira ngo twiruke dusohoke kwa kundi twari abantu bashobora kwirukanka bagahunga, ahubwo twarimutse tuva mu nzu imwe tujye mu yindi yo haruguru. Muri make kwari ukubura ahantu umuntu ajya wabuze ahantu kwirwa. Twese uko twakabaye twirundira mu kumba kamwe, muzehe arongera tuyobora mu masengesho, dutangira gusenga. Noneho twumva abantu bakubise ku rugi, ngira ngo nabo bana bari bavuye kwa ba Mutima, baravuga ati murashize nimwirukanke. Muzati mwese muhuguma ahangaha. Tuguma muri ka kumba dukomeza dusenga, hataramara n'akanya. Imwe mu ntera hamwe yo ku mugabo witwaga Mbogo ihita yinjira, ifite amaraso ku myenda yayo, ifite n'umuhoro mu ntoki. Tumubonye twese zita twipfuka mu maso.
niba yaraturebye yenda akagira impuhwe simbizi, arasohoka abwira icyo gitero ati bantu baducitse. Ariko yantera hamwe arabwiye yitwaga Gakuba y'umudivantiste yayoboraga mu rusengero rw'abadivantiste, aravuga ngo abatutsi ntibajye bahunga. Ahita arinjira araza abona aho twicaye ko turi 18, aravuga ati niko ushaka gukiza umututsi, ntabwo uzi ko itegeko ryatanzwe ariko nushaka gukiza umututsi bakwica nawe cyangwa bakaguca ukuboko. Uwo muhungu aravuga ngo sinari nababonye, urabizi ko nta mbabazi nagirira umututsi, ntabwo habonaga. Ahita amubwira ngo nimba rero ushaka ko tukubabarira urica 10 muri bo. Baradusohora, sogokuru arongera azamura ya Bibiliya, dusohoka twese tumwihisha inyuma, baduhagarika hanze mu rugo hagati. Iyo ntera hamwe ibwira umwe muri bo ngo genda ujye kureba yimba tuwarete bashobora kuyikwirwamo. Aragenda areba tuwarete asanga ntabwo ari tuwarete y'umwobo, aravuga ngo ntabwo bano bantu bose bajyamo, ngo tubajyane mu rutoki. Ubwo hari ikindi gitero cyagiye mu rutoki nyuma y'inzu aho papa yari yihishe. Ubwo papa yari akiri hejuru y'inzu arimo kumva ibyo byose. Noneho sogokuru aravugira ati ariko ubu koko narabigishije, ndabamenyera, ndabagaburira, mbavura bwaki, ubu koko icyo mutwituye ni urupfu, twabagize dute? Iyo ntera hamwe iravuga ngo umututsi niwe mwanzi wenyine dufite, ngo kandi inkotanyi zigeze mu ruhango, tugomba kwikiza umwanzi mbere yuko zigera hano. Kandi koko amasasu twari dutangiye kujya tuyumva, ku buryo iryo joro mama wanjye aravugaga ati inkotanyi ziratugeraho mu gitondo bataratugeraho. Ariko ukibaza urwo rugendo nkambwira ariko mama kereka ahubwo wenda ubwiye muzehe agatwemerera ahubwo tugibize tukiruka tukareba ko byiza twagera no mu ruhango. Ati se urabona nagera mu ruhango naruye abana babiri, abo bana babiri bari abo mu mama witwaga mama Ramberi, bari baratinye ku buryo batemereraga nuko nanafasha mama ngo byibuze nanaheka uwo mwana, baramwizingiyeho pe. Nyamugani nyamara twagerageza tukagenda ijoro ryose wenda tugakwepa, ubwire muzehe atwemerere tugende. Mama ntiyigera amubwira. Ubwo rero bamaze kutugeza hanze babonye ko tuwarete tutayikwirwamo, izo nteramwe zitagizibwira muzehe ngo wenda twababarira wowe kubera ko ushaje ngo n'umukecuru. Muzehe kubera ubutwari bwaravuga ati nta soni ukanyicira abana, ukanyicira abuzukuru, ukansiga ameze nk'igiti kitagira amababi n'amashami. Ati ntabwo nakwemerera, ndajyana n'abana banjye n'abuzukuru banjye. Aradushorera twese turasohoka. Tugeze hanze umumama twari kumwe yari umumama w'Inyanza w'inshuti ya mama, we ari agerageza kwiruka bamwirukaho, ntabwo nzi urwo bamwishe. Undi muntu wari kumwe natwe yari mubyara wa mama wari ufite akana gatoya, waramubwira arababeshya ati uyu mwana ise ni umuhutu kandi ni wa mukuru wanjye, mumbabarire njyana uyu mwana mushyire se. Baramureka aragenda. Noneho baradusohora. Tugeze hanze batangira kudusunika badukubita ibibatira by'imihoro. Umwe akurura mama, akuriye mama arababwira ati ntunkorera abana, ntunkoreho abana banjye ntubakoreho. Aradukurura twese ko twakabaye n'abana babiri adushyira ku murongo. Nta mwana wanjye nshaka ko yicwa n'agahinda. Adushyira imbere. Iyo nterahamwe ngo n'ubundi murapfa. Noneho baratujyana batugejeje imbere. Muzaravuga ati mutubabarire mudihe umwanya wo gusenga. Mama aradufata twese adupfukamisha iruhande rwe, na muzehe hari imbere yacu azamura amaboko na ya Bibiliya atera isengesho. Mu gihe tutari twanarangiza baravuga ngo umututsi nta mana agira, imana yanyu twarayitsembye mbere, mwidutesha umwanya tugene ngo dufite akazi kenshi uyu munsi. Babatumanuye. Muzehe atujya imbere aduterera indirimbo ivuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, ngo niho twese tuzishima iteka. Arahindukira arababwira ati mwabatindi mwe, amaraso yacu azabahame kandi mushobora kwica umubiri ariko roho nimuyigeraho. Arongera arahindukira aratubwira ngo mwibuke ibyo naraye mbabwiye mupfe kigabo. Turagenda. Tugeze mu rutoki dusanga ikintu cy'icyobo cyari gisanzwe gihari, niho bose bahagaze. Bari bahagaze hejuru yacyo bamwe, abandi bahagaze hepfo yacyo. Barangira bavuga ngo ngaho ni buri wese nahitemo ikimwica. Mama ati giye ntacyo mpitamo, n'urupfu n'urupfu. Ati ntunyicira abana nabi. Aratwegeranya nanone. Noneho sogokuru akijya muri uwo mwobo batubwira ngo nituryame twubitse inda. Njyewe ndahaguruka
negera mimi yari mukuru wanjye nakurikiraga wari ufite impanga yinabwa mimi jya hano inyuma yanjye ngiye gukurura Regis ko ari wari mutoya mama arambwira ati murekera ahangaha nabwira mimi Regis jya munsi yanjye mama ati mwihorere hano murekera ahangaha ngira interahamwe yitwaga John ndabwira nti umbabarire ndakwinginze ntunkozeho umuhoro unyicisha ubuhiri nambaye umupira ufite ingofero muzehe arongera aricara atangira kubabwira ubwo twaturiye abantu 16 babiri bagiye mu gihe agitangira kubabwira interahamwe imwe yitwaga Gatoyi ihita irasimbuka imukubita ubuhiri ku gikanu no ku rutugu agwa ku maguru yanjye noneho bose babasimbukiye muri rwa rwobo batangira gutemagura batemye mama wanjye bambonye umutwe uvuyeho mpita nambara ya ngofero basaza wanjye numva bavuze induru uwankurikiraga we ufite imyaka 11 atangira ati mbabarira umutoya ayihoye wambabariye koko ubwo nibwo uwo mugabo yahise nkubita ubuhiri mu by'ukuri sinzi niba yarankubise nyinshi ariko iyo numvise yari iya mbere imitano yakaza ubwenge ntabwo nzigiye namaze ntafite ubwenge nagiye gukanguka nsanga abantu barimo barahirita barimo baratumanuriraho igitaka barimo baraduhamba noneho kabyara kanjye gatoya kamukuru wa papa karongera karabyuka ati kano karacyari kazima bagakubita isuka hanguyeho nzamura akaguru ngo n'uyu nawe aracyariho ampema ikirenge noneho ndaceceka ndavuga ibyo ari byo byose uyu mwobo nibamara mu mutwe wanjye nibamara kuwusiba papa ari bumanuke wenda cyangwa yabacitse ari bumanuke aze amfashe cyangwa nanjye ndikuramo ariko mu by'ukuri harimo amaraso menshi yari umwobo urimo ibyondo ibitaka byari byinshi abantu bagihirita mukuru wanjye nawe bari yarakiri muzima ndamwumva ahumeka umwuka we wa nyuma na tante wanjye nkomeza kumuhamagara nti wisiga ntangira rero numvise ko bose bamaze gupfa ntangira kurira no gusenga nkajya nsenga mvuga ngo Mana nunkura muri kino cyobo nzagukorera ubuzima bwanjye bwose kandi nzabumubikira mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni amasaha angana namaze muri kiriya cyobo ariko umuntu waje kunkura muri icyo cyobo hari umukecuru twari duturanye wakoreraga kwa muzehe kwa sogokuru wanjye yumvise ndimo kurira aravuga ati bya bindi bavuze ngo amaraso y'abatutsi azadukurikirana ati hariya ahantu bahambye abantu kuva mu gitondo ngo hari umuzimu wanze guceceka uvuza induru ariruka yari yaje gufata ibitoki aho ngaho ariruka ajya kubwira umuhungu wakoreraga kwa sogokuru wanjye undi aramubwira ati nyamara ati wasanga ari umuntu bahambye ari muzima ati reka njye kureba ahageze asanga ndacyarira ndacyasenga byari bimaze kuba nka nyuma ya saa 6 abantu bahamye mu gitondo mu by'ukuri uw'Imana yashatse gusigaza kandi ngo itambamire umugambi w'abicanyi uwo muhungu ankuramo araza arantaburura azana na mugenzi witwaga Nshokeye wakimbona ubu muhungu akimara kunkurura amaboko abonye ko ari jewe ahita afata umuhoro ashaka kuntema umuhungu aramusunika aramubwira ati ushobora kwica umuntu wazutse ati sindica umuntu ariko nanze kwica umuntu ariko nuramuka wishuye umwana nanjye ndakwica Nshokeye rero niwe wagiye ajya kuri bariyeri zose arababwira ati hari abantu bazutse barimo na Frida wo kwa Bernard ati umwana yazutse hanyuma rero maze akimara kunkuramo hari ikindi gitero cyahise kiza uwo mwana ahita ariruka umuhungu ahita ariruka aravuga ati ntubabwire ko ari jye nanjye banyice ntihumura ndamaze ndetse nta makuru wamenya ya papa ati bamaze kumwica nonaha ubwo papa yabonye bamaze kutwicaho kugira ngo ahunge aramanuka arabategereza ngo arababwira ngo ayo ni amakuru yatanzwe muri Gacaca ngo arababwira ngo mbonye ibyo mukoreye umugore wanjye n'abana banjye na data na mama ntacyo nkibereyeho ngo arabajyana ajya kubaha inzoga ngo arageje arababwira ngo sinshaka ko munyica nk'imbwa mureke nicukurire aricukurira bamushyingura kuri bariyeri yo mu ikatiro
ubwo rero nkimara kuva muri iyo mva nibwo nahise numva igitero kirimo kibyina kivuza amafirimbi ngo inyenzi ya nyuma turayirangije ariwe Bernard. Umukecuru rero uwo muhungu yahise amuga ati mbabarira aho umuhishe amasaha makeya nshaka ahantu nza kuza kumujyana. Umugore ati nanjye nibaramuka basanze mufite baranyicara n'abana banjye, ati mbabarira umutware iminota mike gusa nshakisha aho muhisha. Uwo mukecuru aravuga ati nta kibazo nibara amasaha make, ubwo byari bimaze kugenda bwira bigiye kuba nimugoroba, ariko mu by'ukuri ukumva se ibi bintu byabaye koko cyangwa ndi mu nzozi ndi bukanguke. Abantu ntabwo batwishe gutya. Umva ushobora gupfusha umuntu ukamushyingura, aho gupfusha abantu 5, abantu 10, abantu 20, abantu 30 batarwaye, abana, abasaza, ababyeyi, abasore, ukabapfusha umunsi umwe. Umwicanyi agahitamo akica umwana umusekera, akica umwana umusaba imbabazi. Nk'abantu mwarahemutse, mwaraduhemukiye. Mwishe abantu babagiriye neza, mwishe abantu babahaye akazi, mwishe abantu babigishije, mwishe ababyeyi babashyingiye. Mama wanjye yabereye marene hafi abakobwa banyu bose. Data yubakiye amazu mwese. Uyu mwenda mubona nambaye uyu munsi ni umwenda mama wanjye yambaye nahawe Karisitiya mfite imyaka 7. Uyu mwenda wari warasahuwe n'abaturanyi njya kuwubaka, ntabwo ari usa nawo, niwo nambaye. Uyu mwenda mama yawambaraga ajya gushyingira abakobwa banyu. Mugatinyuka mugatema abantu batabatonganije ngo nuko ari Abatutsi. Mugatinyuka mukatwambura ababyeyi, mugatinyuka mukambura abana ababyeyi, mukabakura mu maboko y'ababyeyi, mukica abagore batwite, mukica impinja, mukica abagabo babagaburiye. Mwarahemutse pe, mwaraduhemukiye pe. Mwahemukiye igihugu, mwahemukiye imiryango, mwaraduhemukiye pe. Abana bacu baraterura seke aho kuza gusura ba sekuru na ba nyirakuru, barasura amatongo, baraterura abantu batigeze bamenya. Mwarahemutse. Imana izabacira urubakwiye kuko twe ntabwo dufite. Uwo mukecuru rero iryo joro yabonye ko baje kusaka mu nzu iwe, aranyirukana. Mu by'ukuri urakihisha wihishana n'umubyeyi, urakihisha wihishana n'umuvandimwe. Aho nari nsigaye jyenyine, ntazi aho njya, ntazi icyo gukora, ntabasha kugenda, mbyimbye umutwe. Iryo josi bakubise uyu munsi maze kubagwa 5. Ijosi ryanjye n'ibyuma, ni imisumari, nta disiki irimo nzima. Uwo mukecuru rero inkuru n'ubundi yari yamaze kumenyekana. Nza kumenya ko na Mutima yavuye muri toilette, nza kumenya ko Nyiramana nawe yavuyemo. Hanyuma noneho baraturindisha, bavuga yuko abantu bazutse, buri muntu wese agomba kumenyekana. Mu by'ukuri nta nubwo twaba tukibashije kwihisha kuko twari abazuki. Nza gutwarwa rero n'umusaza witwaga Vitali, ajya kumpisha. Murumuna we yarahishe, umusaza wavukanaga na sogokuru nawe bari batabye, bamutaburuye, witwaga Mushoza Petero. Mpageze rero bimbwiye yuko sogokuru umusaza uvukana na sogokuru ahari, ndamubwira nti nzajya kumurwaza. Ati ntibibaho. Uwo musaza acukura umwobo mu rutoki, aravuga ati uyu mwobo niwe uzajya uraramo kuko nijoro baza gusaka mu nzu, ku manywa uzajya wirirwa mu nzu. Uwo musaza ampisha ibyo byumweru byose, nkajya njya kureba musehe kugira ngo ndebe ko agihumeka atakibasha kweguka, ariko nkiruka nkajyayo.
turahaba ndahaba icyo gihe akajya mpisha umugabo interahamwe bafashe ejo bundi yitwa Nzigiyimfura yari inshuti y'iwacu cyane mama wanjye yari yarabyaye abana babo muri batisimu 3 kandi papa wanjye yari yarabyaye abana be 3 uwo mugabo mu by'ukuri afite abana bose hamwe 8 mu bana babo 6 ababyeyi banjye bombi bari marene wabo kandi nawe uwo mugabo y'interahamwe yitwaga Nzigiyimfura Vincent yari pare wa musaza wanjye mutoya papa yabanje kumwinginga amubwira ati mbabariro ntwarira umugore n'abana byibuze ubahishe aranga none ngiye maze kubona ko iwacu bose bashize uwo musaza wari umpishe witwaga Vital arambwira ati Nzigiyimfura afite imbaraga ni uyoboye interahamwe zose z'Inyanza mwandikire umutera imbabazi wenda ari bukugirira impuhwe azagutware ampa urupapuro n'ikaramu ndandika ntera imbabazi ndamubwira nti yewe papa baramwishe mama baramwishe bakiki bose barabishe abantu bose barabishe nsigaye jyenyine nanjye narazutse mbabarira uzuntwari aho kugira ngo aze kuntwara yohereza igitero cyiza kunyica umusaza bibonye aza yirukanka ati yohereje abantu bankurikiye araza arampisha mu by'ukuri inkuru ntitwazirangiza ariko twamaze igihe aho inkotanyi ziza gufata Gatagara njye sinanabimenya yuko zafashe Gatagara abo bantu bari bamishe barahunga bigira ku Gikongoro nguma aho ngaho ntazi yuko inkotanyi zafashe Gatagara ntazi yonjya ntazi niyomva nkajya numva amasasu ariko ntazi ahantu ndi bujye Filipo rero aza kuza ni mugenzi wacu nawe warokotse aturutse hano Gatagara araza arambwira ati Frida abantu bageze Gatagara nawe ngwino tugende ndamubwira ndi Fili ntabwo nzagenda ntabanje gusubira ahantu batwiciye ngo ndebe ko nta wundi murumuna wanjye wavuyemo cyangwa nta wundi mukuru wanjye wavuyemo nkuko nanjye navuyemo arambwira ati ngaho ngwino tugende ihangane ngwino tugende ndamwangira mwangiye agaruka hano agarutse hano asanga interahamwe zibye abantu bari bashyize inkotanyi zari zashyize aha ngaha barokotse ndongera ndokoka ntyo nza kugerayo njya kujya umuganda mure ngera aho ngaho ubwo mutima ntabwo nzi ukuntu we yageze aho yageze twari twagarukiyeho Epifania we yari yasigaye mu mwobo noneho twe tujya kwihisha nko muri metero 5 mu Masaka dusubiye kujya kumureba cya gitero gitambutse dusanga yavuyemo ubwo dusigara ni ngewe na Ruvevu turavuga ati abantu bose bakuru badushizeho ubu natwe nitwe turi bukurikire tuguma twicara mu Masaka bigeze nimugoroba dutangira kugendagenda ku mwana rimwe na rimwe hari igihe bifasha cyangwa se bikaba byakwicisha ukishyira muri risike ariko muri uko kugenda duhura n'abantu temwe mwe muracyariho ati ariko ati na Nyamana yazutse Nyamana yaratwite inda y'amezi yari hafi kubyara ati yazutse ati yavuyemo twamubonye agenda ati nta nakambara afite ati baturangira ahantu yaba yihishe ubwo twabwirwaga n'abana bagenzi bacu kuko iyo duhura n'abakuru ntabwo twari kuba turi kubabwiriza inkuru nuko baturangira ahantu ari turagenda tumugeraho bamukubitaguye ahantu hose aratubwira ati se muracyariho ubwo na Diane twari twahuye umukobwa w'imfura twari abana 3 ati buriya ejo cyangwa ejo bundi baratuvumbura batangira gusubirana iby'amakuru uko byagenze batangira kutubwira buri wese avuga ibyo yabonye aho ngaho ariko mu bantu bari muri iyo nzu cyangwa se abantu bageze aho ngaho batwiciraga ningewe na Epifania na Nyamana twahavuye urumva twari 3 Diane na Ruvevu na Claudette bo ntabwo bigeze bahagera bakwebye tukiri muri wa murongo twicara aho ngaho tuhamara iminsi ngewe ntabwo menya gupresiza ngo hari igihe kingana iki nzi ko haje kugera igihe ariko kitari kinini haza
twicaye ahantu twari turi mu rutoki rw'umugabo witwa Gituza. Maho hagati y'Imana yaje kubyara abyara yumvise indimukoze nk'umuntu mukuru atubwira ati mujye gushaka wenda amapera twarya, ati nzarita twicira hano. Turagenda tugarutse dusanga yabyaye yibyajije. Uwo mwana amwita izina ry'umugabo we wari waramaze kwitana nawe bari baramwishe. Noneho tuje dusanga afite uruhinja, nta kintu amufitemo. Aho hantu uwo mwana yamaze nk'iminsi 4, baza kudusanga hahandi twari twicaye nanone muri urwo rutoki. Hamanuka umugabo witwaga Gituza, twari tubereye mu rutoki, ntabwo yari abizi, ariko abana be nibo bari babizi, bakajya batuzanira ibyo kurya aho ngaho twari turi. Sinzi icyo yamubwiye, azana n'uwo umugabo wari interahamwe cyane witwaga Kuba Frida yahoze avuga. Batubwira bati muracyari hano muhakora iki? Ati ibi biringiti mufite n'inda babibahaye. Ni umuhungu wo Gituza wari wabituzaniye. Tutangira kwisobanura, ariko na Epifani ahantu yari yavuye mu mwobo ajya ahantu baramuhisha, baza kumenya ko amakuru yagendaga kubi, baza kumenya ko turiho, nayo bamurangira aho hantu twari turi. Ni ukuvuga ngo uko mbyibuka twari turi kumwe na Nyamana na Epifaniya n'akana, numva ntibuka Ruvevu yari yaragiye i Nyanza, numva ari uko mbyibuka. Harangije abo bantu bari kuburana bajya ku ruhande gatoya, mpita mpaguruka ndirukanka nigira imbere gatoya. Baravuga ati wa mwana agiye Rudoviko. Barabwira bati ntabwo tubizi. Mu gihe tukivugana, abo bakivugana na Nyamana na Epifaniya, Nyamana bushize yatanze ubuhamya, arabyivugiye biragoye, arakomere, bamushikuje wa mwana. Aho hantu twari turi hari urutare hepfo gatoya. Nirutse nari nageze hakurya baca abantu bahazi, hari imisozi wabaga uhagaze hari ukaba wareba hakurya. Barabafata we na Epifaniya barabatemagura, bafata n'awa mwana barazunguza bakubita ku nsina. Nari ndi kubyitegereza aho nari ndi hirya. Nyamara bacika arirukanka, araza asanga ahantu nari nihishe, arambwira ati se turongeye turabacitse, ariko ntabwo tuzi ko turi burarira ijoro, birakomeye. Noneho yinjira ahantu mu gihuru, ndamukurikira. Arambwira ati mutima twikwihisha ahantu hamwe bataza kugaruka bakadusanga hamwe, tijya hirya gatoya wenda babona umwe muri twebwe azasigara kuko twumva inkotanyi ziri hafi. Ambwiye ngo nihishe, ubwoba bumbana bwinshi, ndirukanka. Nari narumvise amakuru ko Frida ari kwa Vitali. Amakuru yagendaga kuri cya gihe sinzi umuntu yagabikuye, numva ngo Frida ari kwa Vitali. Kwa Vitali hari kure gatoya, nifata inzira y'umuhanda ndigendera, nca muri uwo muhanda nirukanka. Twari duturanye n'abatwa hafi aho ngaho, biyicariye ahantu mu kabuga bari kota akazuba baganira. Nibwira ko hari nko mu masaa 9. Ndirukanka amanuka umuhanda wose ngo ngiye kwa Vitali ngo bampishe, ubwo bahishe Frida we nanjye barampisha. Mpageze baturage burege wa mwana, ndavuga nti musi ko mwahishe Frida nanjye mwampishe. Ati nawe barabiza abantu bose, mu kanya batubwiye ko hari buze igitero. Ndangije mu gihe bari kuvuga gutyo, atahubwo dore igitero kiraje, urira igiti, banyuriza igiti. Ubwo Frida twari twabonanye, arambwira ati ukuntu wabaye wabyimbye amaguru. Mu gihe turi kuganira, Frida wari afite ahantu bamucengeza yakwirwagamo wenyine. Ngiye barambwira ati nurira igiti. Frida duherukana ubwo ngiye njya muri icyo giti, igitero kiraza kirasaka ntibamubona, gisubirayo. Igitero kimaze kubura Frida, bamaze kugenda barambwira ati ngaho manuka rero wa mwana we, ntabwo rwose twashobora kubahisha mwese, reba abantu bose barabizi ko Frida ari hano, ejo batazaza bakabicana mwese. Noneho nari nsigaye njyenyine, ndavuga noneho ubu ndajya hehe? Mu gihe ndi kwitekereza ndazamuka,
ndazamuka numva abantu bari kuvuga mu muhanda, ndavuga nti buriya bambonye banyica. Ndyama ahantu mu muringoti wari uhari, ariko kuva ibyo bintu byose byatangira ni ubwa mbere nari nisanze ndi jyenyine. Ndi kwibaza igikurikiyeho njyanye muri uwo muringoti, mu gihe numvise ayo majwi nari ndi kumva ntakiyumva, ndavuga nti reka nkomeze. Neguye umutwe mpita mbona interahamwe y'umutwe wari utuye aho ngaho afite ubuhiri n'umupanga ahagaze hejuru yanjye. Ndavuga nti ibyanjye birarangiye noneho. Arambwira ati babaga batuzi twatambukaga aho ngaho, ati muti uri, ati ngiye kukwica. Sinzi ahantu nakwiye amagambo yo kumutera imbabazi, ndamubwira nti ese aho kunyica ntiwampishe. Ati nyumvira uyu mwana ibyo ari kuvuga ra. Ariko agira impuhwe, aravuga ati umuhungu yaricaga pe cyane, kuko no mu matemoyaje y'abantu bashoboye gurokoka bavuga ko Ngamije yabaga ari mu bitero byinshi. Ariko agira impuhwe, aravuga ati reka nkujyane, mama wanjye nabyemera, yarakiba iwabo, yari umusore. Ati mama wanjye nabyemera turaguhisha. Turajyana, angejeje iwabo nyina abarinjiye, yinjira avuga inkuru z'ukuntu ba Epifania na Banyamana na Bamutima babishe. Ahita mbona atampaye uyu ni umuzimu. Umuhungu we yamusobanurira uko byagenze. Mama aravuga ati umuntu wagiriye impuhwe reka tumuhishe. Nguma aho ngaho mamara iminsi. Noneho ubwo uko iminsi yatambukaga niko barushagaho kugira ubwoba, bumva ko inkotanyi zegera aho ngaho. Bapanga guhunga rero. Baravuga bati uwo mubyeyi aravuga ati mwana tuzamusiga mu nzu wenyine. Nanjye nkumva ndifuza ko tujyana kuko numvaga nta handi hantu nzi nasigara. Turajyana, bavuga ko bagiye muri Zaire. Banyikoreza imisambi ikajya impisha mu maso n'inyuma. Turagenda, tuca inzira zijya Gacu, abantu bazi n'aha ngaha cyangwa se n'impanga hari prison. Turagenda, nabonaga urwo rugendo ari rurerure twakoze, ngiye nkibwira ko menya na Zaire twayigezemo. Ariko nyuma aho maze gukurira iyo basobanuriye aho hantu ntabwo hari kure cyane. Twagezeyo tuhamara iminsi nk'ibiri by'ubwana, nkajya nsohoka nkajya gukina n'abana baho. Icyo gihe nari gato cyane, ntabwo nasaga n'abo bantu bari bampishe. Noneho abo bantu twabaga turi kumwe abenshi bari interahamwe zari zihunze. Baravuga bati uyu mwana ntabwo ari uwo muri aba batwa. Bashakisha amakuru baramenya, baravuga bati bapanga umunsi wo kunyica. Ibyo nabimenye nyuma yaho ejo bundi. Noneho uwo muryango wari umfite, umumama aravuga ati bapanze kumwica umwana. Nitubimubwira aragira ubwoba. Barangije baranterekeza, baranyirukankana, tugenda twirukanka. Ahubwo ese tugiye? Ati ibiryo byashize, genda ujye kutuzanira ibiryo, wowe ni bene wanyu nta kintu bazakugira, izo nkotanyi ziri kuza. Ndangije baranyirukankana, tugeze mu nzira hagati mu musozi wa Gacu. Baravuga ati rero dore banyereka inzira. Ati genda ujye hariya uzamuke uri bugere mu rugo. Hanyuma uwo muhungu wabo Ngamije ntabwo yari yahunze. Ati hanyuma uyu ntugerayo bazaguha ibiryo ubituzanire. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo batantera ubwoba, nkaba n'abacikasi cyangwa bumvaga ari nko kumpungisha. Uwo muryango Imana ibaha umugisha, bafite umuhungu we wasigaye waherekeje nyina kumperekeza, n'ubariho. Barakoze kumpisha. Nuko ndirukanka nsubira mu rugo, nsanga Ngamije aracyahari. Barishima bati tubonye umuntu tuzerekana ko twahishe umututsi. Mparana nka kabiri, inkotanyi rwose zari zahageze, ngira ngo abandi bari bamaze no kuzigeraho. Mama Diana arabimenya ko nagarutse, aza kumfata. Turara aho ngaho kuri uwo mugabo ahantu kuri kwa Gituza. Turaharara, araza arambwira ati basaza be baraje,
ati bagiye mu nkotanyi, ati ni mu mumpe, babanza gushaka kubyanga kuko bumvaga ndi nka protection, bazanyerekana ko bampishe hanyuma bo bagasigara, ariko barandekura, turagenda turaryama, ngira ngo nitwe twari dusigaye kuri uwo musozi. Bukeye turazinduka kare cyane, na Diane yari akiriho, ubwo ntawe afite inkuru ye, njye na Diane mu gitondo kare nka 11:00 turazinduka, duza guhura na mama Alexi mu nzira, turakomezanya turagenda tugira umugandamure, nuko twarokotse dusanga abandi barakeye barakarabye, twebwe tukari tukihishahisha hirya no hino, nuko Imana yabikoze, ishima ko ari twe dusigara muri iyi miryango y'abantu bari benshi gutya. Frida nawe ndibaza ko afite icyo kubabwira. Mutima yaje dusanga imugandamure n'abandi bantu twamaze kugera aho inkotanyi ziri, ariko mu by'ukuri aho niho ngira ngo umuntu watekerezaga none ukemera ibyo uvuyemo by'ayo mezi yose ubonye ko abantu bashize. Mutima kuko yahageze nyuma yenda yaraturebaga akabona tudukarage twakeye, ariko twari dufite inda, twari dufite imijyi, imyenda ducikiyeho, ariko inkotanyi zitwitaho, abarwayi barabavura, nta n'imiti ihagije bari bafite, ariko bakaza bakadusaranganya rimwe na rimwe. Njye nahise nanaremba cyane, batujyana kwa muganga i Nyanza, nta miti ihari neza, tukongera tugasubirayo bakavura abarembye cyane, ariko nuko nguko twaje kurokoka. Mu by'ukuri ndashaka kugira ngo turangize turashimira Imana itaratumye twese dushira. Uyu munsi tukaba duhari kugira ngo tuvuge ayo mateka, tukaba duhari kugira ngo dushyingure ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, tukaba tubahesheje icyubahiro. Nimugoroba honorable yavuze ngo aba bantu ngo mubona bataraturoze, ngo kubungera kubona dushyingura tukongera tugashyingura. Ngewe ubwa mbere bashyingura mama wanjye n'abavandimwe banjye, nabo bantu 15 nari mpambanywe nabo, ntabwo nari mpari, narajyanywe mu muryango wari wanderaga, baranjyanye mu kindi gihugu, ngarutse nsanga barashyinguye. Uyu munsi niwo munsi mbashije gushyingura abanjye, kuwa gatanu nibwo nabiboneye, nari narashyinguye papa wenyine, ariko ubu nibwo mbashije gushyingura mama, ngashyingura barumuna banjye, basaza banjye bose, nkashyingura mukuru wanjye, basogokuru banjye bose, sogokuru na nyogokuru, abatante banjye. Ngize ayo mahirwe yo kubyibonera no kurebarekura. Hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ngo yigeze ngo kubona Mimi mukuru wanjye ngo yamubonye ku Gikongoro. Iyi myaka yose 31 sinigeze mbivuga, ariko nahoraga ntekereza ni none Mimi baramukubitaguye cyane, akaba yaravuyemo nkuko nanjye navuyemo, akaba yarabaye ikimuga nkaba ntaza ahantu ari. Ariko kuwa gatanu naramwiboneye, namwikoreyeho, ndamwishyinguriye, kandi bose narabarekuye ngo bagende babe mu gituza cya data amahoro. Twariyubatse, turashimira cyane Imana, turashimira mwebwe inkotanyi mwiyemeje gutanga ubugingo bwanyu ku bwacu. Abenshi muri mwe mwarapfuye mupfira ku rugamba, mwari mukiri n'abasore bato cyane, ariko muritanga kugira ngo dukire. Mwaduhaye igihugu, muduha gushyingura, muduha kugira ngo tuvuge ibitubabaje. Nubwo twaba twaye umwanya uyu munsi, ariko uyu ni umunsi wo kugira ngo turekure ababyeyi bacu, turekure abavandimwe bacu, baruhukire mu mahoro. Maze ndarangiza nisabira nk'uwarokotse, nk'uwacitse ku icumu rya jenoside, ngo aba bantu tugiye gushyingura ahangaha, tugiye gushyira hano gushyingura muri iki cyubahiro, mubaturindire, mubareke baruhuke, ntihazagire ukongera kudusaba kongera gushyingura. Mutureke tujye tuza tubarebe, tubasure, abuzukuru bazana indabyo. Gahunda ya leta iduhaye hano hantu tugiye gushyingura, aho bari bashyinguye ntabwo rwari urwibutso rufite umutekano, ariko urunguru ruzabungabungwe nk'izindi zose zishyinguyemo abatutsi barenga miliyoni bashiriye muri iki gihugu. Dukomere, kandi kurira no kubabara siko gupfa. Ndabizi neza ko ho bari bishimira yuko twakomeje urugendo, tukaberaho ubuzima bwacu ndetse tukabaho n'ubwabo.
murakoze.